Njyewe umugabo wanjye nanatera ivi nzamuhagurutse. Ubundi mbere yo gutera ivi manza gutera akabariro. Nta murasi utera ivi. Umugabo utera ivi mufata nk'iki? Mufata nk'ikigoryi. Nta mugabo utera ivi. Iyi mico ya kizungu ni mibi. Twebwe turicara tugakurikiza ya mico ya kizungu kandi ntago aba ari myiza. Tatuwaje ntago ari ubustire bwa kirara. Uzikora bifite impamvu yabyo. Umva ubundi iyo ugiye gutereta umukobwa w'ibyumba uramubwira tusa n'ikinono kinga. Eka jena. Noneho ubirangije ahita akubwira ati icyo ushaka cyose ndaguha. Ubundi nkangije kuntereta nubimbwire numva mbabaye byaho. Usa n'ikinono kinga. Cyane ariko we ntago nakwemera. Mfite umugabo. None se bakobwa b'ibyumba mutandukane n'abahandi? Turaryoshye man. Jepoli yabaye inshuti yanjye duhurira Sun City. Nyine byarangiye akabariro tugateranye n'ibyo ngibyo byarashize. Namuhaye cyane ibyinagiramo bucyane yahinduye password. Nta bindi. Yes, nizere ko mumeze neza. Gahunda 5 kuri 5 nitwa Emmy BigTown TV online. Ndagushimira wakanze subscribe uyu munsi nkaba mfite ibihumbi 100 subscribers barengaho abantu ibihumbi 6. Ndakeka uyu munsi ndi burane mfite ibihumbi 100 n'abantu ibihumbi 7. Please ndashaka ibihumbi 200 byibura bitarenze amezi 3 ari imbere nzagere mu kwezi kwa 11 mfite ibihumbi 200 subscribers. Reka ngushimire wakanze subscribe, like, share, comment. Mwese ndabashimira kandi mbahaye ikaze. Nitwa Emmy, nyarukira kuri Instagram twitwa BigTown TV. Flowing nugaruka ubundi gahunda zibashe kugenda neza. Yes. Mbafitiye iki? Cameraman rekeza hariya hakurya. Ubu ngiye gukora ikiganiro niruka dupapara Lulu wa Lulu. What's up man? What's up? Bimeze bite? Bimeze fresh nari. Ya nari bimana. Ni drip za danje. Football. Uko kaneneko. Ni wane. Sushanes ibintu ni wanes. Ni net. Cyane ni olala. Ohoho. Kwa kundi. Yes, bamwita no diaspora bamwita Lulu ni atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umunyarwanda. Abantu benshi muramuzi kuri Instagram, kuri live ziwe z'agapaparo muramubona. Reka muhikaze kuri kamera za BigTown TV. Murakoze cyane. Umeze fresh? Turi wane. Uri wane? Yes. Ni nene. Wanasubizi se kwa kundi kwanjye sinjya mpinduka. Kaba diaspora benshi bari kuza muri gahunda y'igikwe, wowe ni igiki kikuzanye? Ese ubundi hajya ngo hari igikwe. Mbanza nanjye gihari. Are you sure? Ndi so sure. Umuntu witwa Ange bundi bamutereye VMC Gasana, umuntu witwa Janine nawe ari naha, nawe nyine ari kurara yineneka. Abo bose bari kurara. Nawe niko bimeze? Njyewe ubundi ibintu byo gutera ivi mana ntago watera ivi umurasti. Njyewe umugabo wanjye nanatera ivi nzamuhagurutse. Ubundi mbere yo gutera ivi manza gutera akabariro. Ntago wajya. Nta murasti utera ivi. Reka Mbanza nta murasti utera ivi. Ubundi iyo uri rasti ugomba kwirata kuko umuco ntawe uburata. Urumva ikigomba gukurikira nta byo kuvuga ngo bana ngo ndateye ivi. Ubundi umugabo uhita umuhagurutse. Nta byo gutera ivi. Agata gukubita akantu. Akabariro. Siko se. Ubwo umugabo utera ivi mufata nk'iki? Mufata nk'ikigoryi. Nta mugabo utera ivi. Muri make. Reka twitemberere mu bistano bwa Adamu navuga tugiye kugenda tuganira gahoro. Naribi. Umugabo utera ivi wowe umufata nk'umuntu wahupaye. Aba yarahupaye. Koroke yagaragaye yarenze inshingano. Siwe muntu ariko wa mbere numvaga avuga ngo nta n'igikwe. None bavuze ngo nta gikwe nibo bari kudutanga. Bimeze bitahubwo munsobanurire. Njyewe igikwe kirahari noneho. Ariko umugabo wanjye nta gutera ivi. Icya mbere yankoreye yanteye akabariro. Havamo ikibondo cy'umwana. Umwana kimara kuvuka nta byivi risigaye. Igisigaye ni igikwe.
none siko gahunda ni ya indi ngo gahunda gira inka tanga inka munyarwanda cyane rwose n'ababyeyi bicaye hariya bose babireba ku karubanda cyakoze none se manzi umbwire siko bimeze ubundi buriya sinzi ukuntu byaje iyi mico ya kizungu ni mibi twebwe turicara tugakurikiza ya mico ya kizungu kandi ntago aba ari myiza ubundi umuco gakondo w'iwacu niwo tugomba gukurikiza ese ubundi abakera njyewe icyo narinzi hari abo bafataga ibirago bakabazana mu birago bataziranye bakabashyingira inzoga zikanywebwa ariko ubu njye nsigaye mbona abagore ribubiko baraza bagatanga inkwano bakikwa bakabaterera amavi njye nta mugabo nshaka ko azanterera ivi ntago bibaho harahiye ni lulu sinigeze mvuga kuntu wambaye inkweto iyo nkweto wambaye bayita man na marke yayo nayo nzi nabonye gusa nyigwaho mpita ndavuga ntireka ngura iki cyango zamura turebe jewe kadata we irasa n'umukororombye cyane nkunda amabara avanze amabara avanze wambaye ipantaro yanditseho ngo football agashakoshi kameze neza byanze bikunze karimo umufungo icyo ni kimwe uyu munsi ndava hano ndemeye icyo ni ikindi ariko noneho tatuwaje uhagaze wa mukobwa we izi ni nkemana ndagira ngo ujye kugenda unsobanurira buri tatuwaje kubera yuko abantu bafata ko abantu bitera tatuwaje baba bafite nyine style ya kirara ibintu nyine biri aho ngaho ubundi tatuwaje ntago ari ubustire bwa kirara urumva tatuwaje uzikora bifite impamvu yabyo ntago ari ugupfa kuvuga ngo reka nshyireho tatuwaje ntago ari uwari we wese ngewe nk'ubu ukambonana nk'iyi boro nashyizeho ukavuga ngo nawe uyishyireho ntago uzi impamvu nayishyizeho ntuzi n'impamvu isobanura ntago rero wapfa kuvuga ngo ndagiye ngo ndakoze tatu ubundi tatuwaje ni umutima wa kimuntu wowe uko ubyiyumvamo ufite tatuwaje ku kiganza ndetseho ngo rest in peace my son hariho n'umuntu witwa ngo ije ubundi nakoresheje inishu hano ni irumva Jean Everardo nagiye mfata za nyuguti ndende zitangira amazina y'umuntu so uyu mwana wanjye yapfuye yitwaga Irankunda Jean Everardo irumva amen nizo nashizeho hano ubundi hano gutya hazaho I love you so iki ni igikomo hano nahasigiye izina ry'umwana wanjye w'umukobwa nabyaranye n'umugabo wanjye nababwiraga hano ni stars noneho hakaba handitseho fuck fake friends fuck fake friends noneho hano naho handitseho trust nobody ntukizere umuntu uwo ari we wese ntabwo ushobora kumwizera n'Imana yo mu ijuru tuyizera urayizera se urayizi reka mana ntabwo byashoboka noneho hano ni izina ryanjye hano handitseho honori Allah can judge me Imana yo mu ijuru niyo yonyine zancira urubanza so hano naho iki ni ikibabi Imana iri ni isombe noneho ugeze ku kibabi cy'isombe urabona ukuntu turirya hano niko turirya ubundi n'ikibiriti tukadomekesha za nkwi nyine hagashya noneho nkaba mfite indi hano kubera ko nakoraga umuziki I love hip hop nkaba indi hano akaba ari izina rya papa w'umwana bamwita Khaled noneho tukaba duhuje reka mbereke urayibona iyi question mark nitwe twenyine tuyitunga mu mujyi wa Kigali are you sure yes question mark na 2 tears ubundi nta kurira gatatu kurira kabiri konyine kabiri konyine ukaburaje urunigi mu izosi ubundi niyo drip urunigi noneho
hakaba hari iyi nayo iyi ngiyi mu bisanzwe n'amazina harimo izina ry'umukobwa wanjye mukuru hakaba harimo n'izina ry'umwana wanjye yapfuye nyine izindi ntago nazibaye izo zirarangiye noneho ahantu hari umutima mbaza ngo habaye iki Manu uzi ukuntu hagenze nari mfite umusore twari dukundanye wa Zanzibar yitwa Rashid nyamara gufatana na Karedi umva niwe yanjyanye kuri tatuwaje Inki Master Abdelkader arashedinga yashizemo inshinge enye nabyutse agatuza kabyimye abamuvanyemo ubundi barakubwira ngo sindya akaba yariye kandi ngo sindya akaba yariye kandi niko byagenze ubwo bwana barangije kunkuza mu bigori ubundi ndangira nisangamo indi mbere Mwishinya naho harimo tatuwaje oya mba nabivomboye mwana rega nje ntuwe Kigali umva ngo story mwishinya yanjye niko twavutse niko meze nta tatuwaje nigeze nshiramo none se ko ngewe nanjye ni umukara akanwa hanjye ni umukara fresh ko ngiye hadasa gutyo ntago dushobora gusa kuko ntago tuvukana ngende umunyabyumba ijana kwijana uri umwana w'ibyumba noneho mbwira wowe ahova noneho ngewe ndi umwana wahari hepfo umva ubundi iyo ugiye gutereta umukobwa w'ibyumba uramubwira tusa n'ikinono cy'inka eka genda niko bimeze uramubwira tusa n'ikinono cy'inka noneho ubirangije ahita akubwira ati icyo ushaka cyose ndaguha ubundi nkangije kuntereta nubimbwire numva mbabaye bya usa n'ikinono cy'inka cyane ariko we ntago nakwemera mfite umugabo ntago byacamo ya none bakobwa b'ibyumba mufite ibinono nk'iby'inka oya si uko bavuga ubundi iyo ubonye umukobwa mwiza ukamukunda ukabona ko ari mwiza afite mu kanwa heza n'iki aseka neza uramubwira ati mukobwa kusa neza uzi ko usa n'ikinono cy'inka ahita kwemera kubera ko dutunga inka nyinshi ibyumba ubwo urumva nyine iyo bigenze gutyo uravuga ati uyu musore noneho yazana korore nyinshi zo kuruta iwacu reka mwemere gira gutyo wanamugabira guma gutyo oya ikagenda please gira gutyo ndagira ngo aka kantu bagafate ndashaka kugusobanuza man please mbabarira ako kantu bagafate DJ Brianne uzi kumeze kura neza uyitumera nka Brianne fresh Brianne ni sister wanjye ubundi mu bisanzwe uriya mufata nka sister nawe asa n'ikinono cy'inka uriya ni icyuki ubundi iyo muhuye nka kuriya muhita muba sisters niko bimeze ako kantu kari ku rurimi man ni zahabu niki ntago ari zahabu ni ihereni risanzwe ntago ubwo gutyo mu kanwa kaba kakubangamiye oya ni ibisanzwe nagashyizeho muri 2008 ongera ugire gutya noneho ni hasi no hejuru ubwo nyine nyereka turebe aha ni ukuvuga ngo aha gutya ndifungira hasi no hejuru ariko cyabana b'ikigali none ubwo ugiye kwirereka ku minwa y'umugabo wawe ubigenza turagahambura oye wakavanaho kandi bari ubunyunyusi uraza kumubaza si twazananye se si wamubaza ntago mbizi ko yabyemera ubimubaza arabyemera aramenya ubunyunyusi burimo bwako kaboro cyangwa iyo ni imihango gatuma utajya yawe oya ntago ariko bimeze urazi muri ya gahunda quelque part man ibintu bari wane oya ni handi n'imisegonda 5 itashira nagakoresheje ubundi ni boro ya gahunda
kuba yizi kuyikoresha yes cyane. ubusuru uracyari uw'ibyumba man unkuye kuba umunyabyumba nahita nkwanga ndi uw'ibyumba. none se bakobwa b'ibyumba mutandukane n'abahandi? Abibyumba turaryoshye man. Ubundi iyo wanyweye amata uba warayanyweye pe, bigomba kwigaragaza. Ubundi mu gitondo urabyuka ukanywa ishyushyu bakiva kuyakama, urumva. Noneho ninjoro ukisiga amavuta y'inka, nibyo dukoresha. Ubundi ukaza kabiri koroshye na hahanda naridengereye. Oya uzirizi riba rivamo niri waririzi vuga byumba wumva. Imana byumba turaryoha cyane. Ubundi iyo uryoshye urabyumva, hari ukuntu utambuka ukumva. Reka tugende twumve nimba twese turyoshye twagiye ntabwo wabishobora. Urumva ukuntu ntambuka uri kuyumvamo biri gukocoka. Umva nta gukocoka, amazi ahita amanuka numva kuko uri kunjyana ahantu hamanuka ngahita numva nayo ari kumanuka. Wallahi ni wane ibintu ni wane. Yes, muri no misi ikintu kijyanye n'aba diaspora bari kuza, ukabona bari guhita biruka, sinzi ukuntu bihagaze. Ukabona nyine baraza bafite gahunda, abajama barabapanze. Bimeze bite wewe bihagaze gute? Bariya bafite situation zabo ziba zabazanye, sinabavugaho byinshi cyane. Umuntu wese bafite gahunda ye iba yamuzanye. Ngewe ubundi mu bisanzwe naje nje kureba papa w'umwana kuva tubyarana, twabyaranye 2018 nibwo twahuraga. So naje hano hari kera, urumva 2018 ni kera cyane. So 3 years. Yeah. Ubwo rero kuba naje kumureba nukugira ngo nongere mavana kandi kana na mana nago naburara nuko havana kandi kantu ngasubira home. Mu Rwanda baravuga ngo twikingire wa muntu we, ngo bagira iki? Twikingire. Hari urira umunyu mwisheshe corona se. Inshinge zirahari bazagende babatera. Ngiye nararwiteje rwa corona. Baguteye uruhe? Vaccine. Witeje zingahe? Ebyiri. So mite mboneraho asante sana ko kantu uzanye. Rubyiruko rw'u Rwanda guhera ku myaka 18 ijya kwikingiza urukingo rwa COVID-19 kugira ngo igihugu cyacu tubashe gusubira mu buzima twongere kubona show, twongere kubona ibirori. Ubu uyu munsi hano mu Rwanda hari uyu munsi nakoze iki kiganiro, hatangiye irushanwa rya Afro Basketball Nation ry'ibihugu, kugira ngo ujyeyo no kuba warikingije byibura n'urukingo rumwe rwa COVID-19. Rero tworohereze Minisiteri y'Umuco na Siporo, tworohereze igihugu cyacu, ubundi tugende kwikingiza iki cyorezo cya COVID-19, ubundi tubashe gusubira mu buzima bumeze neza. Turwanye COVID bihereye mu rubyiruko. Nawe nimbura umukozi w'Imana ukurikirana BigTown TV, bishishikariza abakristo uyobora kugira ngo uzongere no kubona n'amaturo ahagije mu rusengero huzuye, ubundi tworereze abaturage ndetse n'igihugu cyacu muri rusange, tugira ngo twubake u Rwanda ruzira COVID-19. Ndacyari kumwe na Ruru ati yaje kwiteza undi mwana. None se ko akazi nasanze gashoboye. Ubundi umupango tuzabyara abana 11. Abo baraduhagije. Itimu yose yuzuye. Abasimbura tuzajya tubafata ku ruhande baruhurira abana bacu. Nukuvuga ngo iwanyu bajye babona ufata indege uzajya usubiranye yakapita. Cyane rwose. Ahubwo bugiye kurangira njyanye byose n'imizi n'imiganda. Cyane. Ayi. Oya. Cyane. Ako kantu si neza. Umugabo yari muri kiriya gikorwa bavuga yuko intanga ngabo gushorerana ziba ziri hagati y'ibihumbi 100. Ariko nubwo zaba ari ibihumbi 100 rumwe nirwo rukora.
kuko ruba rwahuye n'intangangore zikamatana tinakubonye ese uba ufite intangara intangara ni iki? intangara nyine ni igicurangisho mfite inegura yes nibyo narindi kukubaza reka ibyo bintu ukaba ari akantu gaciyemo abantu bataza kuvuga ngo kandi emingo uvuga ngo ya ntangara y'ibishego ni ukuganira kandi ni ikinyarwanda tuba turi kuganira wiyanditseho ngo ukunda hip hop. Yes, wari umuririmbyi wa hip hop n'ubu uracyariwe. So ndagira ngo dukubitiremo akantu aho ngaho wenda n'abantu ku kintu kijyanye n'imirongo nyine tu aho ngaho metenganisha ku bibazo ndumva afite ibintu byinshi byo kukubaza we cyane ekagenda haracyari Jay Polly haracyari umujamara ugiye kujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikaza kurangira kweretse ikindi cyana cy'ikineneko bikaza kurangira gutya ariko banze dukubitiremo akantu k'agafro twamanutse tumependana mimi na wewe sisi tuko so young mimi nataka kuishi nawe mimi nataka kufa nawe wanatusema sana wanatuimba kama nyimbo wananiita single girl hey wanasema mimi niko prayer lakini hawanijui ako karahagije ntago nayirangiza yose kagenda yewe sikasa kandi wowe uzaneza nyiramasibira ngari ku rusingo single girl lakini watu hawanijui ntabwo banzi mbese bazakumenya ubundi babonye ababyeyi bice sinzi bya bindi babyita ngo ni kibindi bashizeho imiheha nyine bari kunywera biriya nibyo bazanyemereraho kubera icyo uririmba mu rurimi rw'igiswahili nuko ariho nakuriye kuva 94 nagiye mfite imyaka mike niho nakuriye mva Tanzania 2008 mpita njya muri US. Uhita ujya muri US ubu ufite ubwene bw'igihugu cyane rwose uri umunyamerika. So Jay Polly muhuriye kuki? Jay Polly ni igiki kuri wowe? Jay Polly asobanura iki kuri wowe? Jay Polly twahuye nk'ishiti yanjye isanzwe mu hip hop akosha ko kandi ubushizemo sineza nyine Jay Polly yabaye ishiti yanjye duhurira Sun City barimo gushutinga turasangira birangira ukundi kuntu nyine nta wabimenye nyamara ushaka wanyibwirira njye nyongorera nta n'umuntu uri kukumva kagenda nta muntu uri kukumva icyo gihe ntabwo nari bwahure nyine na papa w'umwana ibya Jay Polly ntabwo nabitindaho cyane kuko yambereye umuntu mwiza nyine byarangiye akabariro tugateranye n'ibyo ngibyo byarashize namuhaye cyane ibyinagiramo bucyana yindiye password nta bindi. Jay Polly ubwo iyo cyane yayifunguziye password yari 2550 bukeye narahinduye kagenda ntago nari kubishobora. Ubwo byagenze ute kugira ngo cana ijyanemo rumoroke? Ntabwo bizi bwabona ubwo byera Imana ku nsingi hari ukuntu zikurenga nawe gashiduka ubyutse ukangutse ukavuga ati ibi bintu byabaye koko. Kiwe kagenda cana barayifunguye bahitaga ngo Icyo cano yari single mother niko yitwaga. Jay Polly yabyinagiye hita ihinduka ntago yahindutse cyano gusa nyine bitewe n'ukuntu yayibyinagiyemo nabi ngahita mpindura password nuko byahise bigenda. Jay Polly nahise mpindura yihangane gusa nahari ndamusuhuza ndamuha peace yihangane nta sheni idacika mufite ku mutima umva turacyamukunda agaruke asubire muri hip hop music. Yes uwo ni Jay Polly. Uyu munsi ni igiki wibuka kuri Jay Polly? Jay Polly
ese ninjya kubivuga ko ari dangera oya mwibuka ukuntu twaciringana n'ukuntu twicara mu ma VIP tugakubita umuziki nkumva ibintu ni wane nibyo bintu mwibukiraho no kuba yagaruka agasubira mu muziki ubu yagaruka akabyinagira cano oya byarahindutse password narazitanze cyangwa yakorane subscribe oya ibyo byose ntabyo mwemereye yes uwo ni Jay Polly mani ufite case nyinshi ufite case nyinshi umuntu witwa Jack B so tugiye muri story ya Jack B Jack B ni muntu ki kuri wowe ku bantu batazi Jack B mbere na mbere no umuhanzi ku bantu babonye The Ben umujama bakundaga kugendana Jack B baramuzi wabyinaga cyane byatari wabyinaga cyane niwe tugiye kugarukaho Jack B byagenze ute Jack B ni muntu ki kuri wowe Jack B mufata gute uyu munsi ubundi Jack B twahuye kubera Jay Polly so duhuye kubera Jay Polly yajyanye n'umu bodyguard we Jack B agumaho turaciringa twaje gukundana so turakundana mukorera dossier yo kuza muri US yambwiye ko afite umugore wiwe w'umudocteur bagiye gukora divorce hari ku itariki 7 z'ukwa 4 2019 nibwo yari bukore divorce noneho mukorera dossier yo kuza muri Amerika ubwo asigaje iminsi 3 ngo agiye gukora interview nibwo yaje gupostinga ibintu kuri WhatsApp ubwo ndabibona numva birambabaje mpita mpamagara kuri migration ikesi barayonona nibiki yapostinze ari kurya cyane mana ari kukirya iminwa ahantu nzi twahuriye urumva ndavuga nti ntago bibaho bihita rero birangira ngiye mbivuye nuko Jack B ubu bari muri USA muyihe leta muri Chicago ubu bari muri Chicago kabisa none yakwameza Kicukiro nagume hariya biramubereye kuko ndabona ari nahasa nawe ubu ni iki kuri wowe ni umuntu asanzwe kuko nta n'ibirenze ni umuntu asanzwe waho tu channel ni yayi following wembaza ya Instagram kurumva umuntu byari bigeze none se yakubwiraga yuko agiye gukora divorce cyane byabaye rimwe ariko waracana ugenze ntago yabishoboye ni nayo mpamvu bitanteye stress nta wabishobora nk'uwo mwabyaranye mana umuntu mwabyaranye ashaka kumwera byafo ako kantu si keza ukoresheje ntugasubiremo neza bite bro umva baravuga ngo iyo uri oya turi kumwe hano mwana ikibazo nuko bimeze bite mwana fresh kabisa bro ni wane bimeze neza cool kabisa ngacano rabyinagira ko urabizi moralit byatari ngacano rabyinagira ni hejuru meze neza kabisa yumva bari kuvuga ngo abajama ngo cano ngo bayigiyemo ngo batangira ngo kuzana ibintu ngo byazwe nazwe ubu byumva bite nuko byo ni ibintu byabaye nyine igihe cyahise kandi uri kujya imbere ukagenda ureba inyuma uragwa rero kamu kwino jewe hari ikintu nshaka kureba hano cyakoze bafate drip zanyu cyakoze bafate izo drip hasi hejuru none se ubu umwana wanyu mwamwise Tupac mwamwise Lucky Dube mwamwise umwana yitwa nde umwana wacu yitwa Gahozo Nusra turamukunda cyane ubu wafite tatuwaje zingana ute no tattoos on our daughter no tattoo kandi niwe witerera umugore wawe duterwa na Ink Master ntago ari bumwiterera ninjye mwiterera akagenda niwo mwiterera tatu zose nizo uri kumbaza ndi kukubaza tatu zose zose harimo izo ntera harimo n'izo bamutera ubwo ufite umuntu ugufasha gutera umugore wawe tatu imana oya
ako kantu ntabwo ari keza. wabyumvishe rero garagaza igaragaze wowe ku buryo n'izindi mpozompo zose wape kabisa. hari icyo bitwaye nta kintu bitwaye ayiwe. cyakoze ubundi ni iki gice abantu tubura kuba umunyamerika wuzuye man. none se nkubeshye kuba umunyamerika ni gutya se. none se hari igihe umuntu umubwira ngo mfite icyana ugasanga azanye ibintu ngo byazwe ngo ngiye ngo ntabwo nshaka nk'ibintu uko bijya public kubera iki se ubwo mwana urumva umukunda. ubwo se niba mukunda tukaba dukundanye ni iki najya guhisha reka genda ngomba kubikora ku mugaragaro abantu bakabibona. oya mwana nari ikintu biba binafite tumeze gute fata uratubona gute se tumeze wanyereka umwana mwabyaye ku nasi ntabwo uramubona ku mafoto ese ari wowe wanyeretse ntabwo ujya umufollowinga se. uramfollowinga none nta mafoto urabonaho none se uriya n'umwana wawe twabyaranye nawe akaba afite inkwi abafite inkwi niko bavuga. urumva iyo ufite imyumbati ukagira n'inkwi ubundi uhita wenyegeresha ukuguru kwa gatatu. ari ibintu ndeba nanjye nkumva ibintu biba biteye ubwoba. nkumva ibintu biteye ubwoba. ni BigTown TV kanda subscribe ubundi gahunda zibashe kugenda neza. nitwa Emi. Yes, aba bantu nimba waryohewe nabo kuba ari couple, uyu aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu aba hano mu Rwanda. Ni abantu tu barakundana. burya iyo umuntu ageza abyarana n'umuntu byanze bikunze kiba ari ikintu kiba kinakomeye byadanje. none ubu bebe ari kumbwira ngo mwana ngo baje gutwara ngo ngaje gutwara undi mupe turamumuha. ya biba bikwiye ariko biba bikwiye ariko tugomba kujyana na twese n'umupete. ya mwese twese ubu niyo gahunda. sinakubwiye nti nukujyana imizi n'imiganda. ya byose niko bimeze. ubu niyo gahunda ufite. so ariko nshaka kwibaza hari umuntu wavuze ngo Nindera ni Jane yanambwiye ngo aba diaspora b'abakobwa baba hanze baraza bagakundana n'abajama bahani wacu mu Rwanda cyangwa se no muri Afrika yamugezayo bikarangira akoze iki amuyobye. ni byose ibyo ni nabyo byeze cyane kuko abasore benshi hano baba biyumvira ko umudiaspora ari umuntu uzamukorera buri kimwe cyose. urumva iyo mugejeje hariya ahita atangira akavuga ati nimbona ibyangombwa tu nzicira isheni njye gushaka ubuzima. abenshi barabikora cyane. ukumva biterwa n'iki mwana? actually biterwa urazi gukira ukibagirwa gukinga kwa kundi mbese inkirabuheri nizo zikunze gukora ibyo bintu. iyo ugiye hariya udafite mind y'ibikujyanye n'ubundi uzahora upapara. niko bimeze ariko uzi ikikujyanye nicyo ugomba gukora. ubiniga yawe se n'iki wizeye ko itazakuyoba? uyu warabizi buriya ngo amaraso aruta amabuye kuremera. amaraso aruta amabuye kuremera cyangwa amategeko aruta amabuye kuremera. nta mategeko nge nzamushyiraho amaraso ye yonyine. ntacyo wumvamo umwana we wenyine cyane rwose. aho ngaho mba narangije. uwo ni wo mutego. ashaka za papa aragiye ashaka nyuma tu leta izaguma imukurikira kubera ya maraso. wabyumvisha bwo uri kubyumva se? niko bavuga harya babana bahana ndagaswingingi ndagaswingiringi. ni ukuvuga ngo amaraso y'umuntu ndagira ngo akakantu kavuge neza aramuja mu byaro umwana akamwihakana. ejo bundi ugasanga bibaye ikibazo ariko amaraso yawe ubwawe ku giti cyawe agomba kukubera inzira yo kubaka umuryango hamwe na madamu wawe. ako ni akantu mba nshyizemo. ubururu uyu munsi wumvishije ngo uyu mujama duhagaze hano mu kiganiro cyane ndakumva haje undi mubebi ari hejuru yasaze ati fata umwana wawe. yabakoze ahubwo kuko ni amaraso y'umugabo wanjye. yabakoze agahitamo umwana nkijyanira.
akabya bene uvuga ni ukuri mwana ni cyane ukuri pe urashaka avuga ko yakora none ubu umukobwa yaza akazana igipeti akavuga ati wowe rurusinkuzi njyewe n'uyu turaziranye wavuga ngo muwo mwana namubwira nti nta kibazo muha umwana si uwe se si yamubyaye mumuhe ngiye mujyane ubona twaba dufitanye umwana uyu ntabyo azi kereka wenda umwana ari uwa kera mbere yo kuyo tumugirana ariko ntago mbyumva ntago byashoboka shuwa kabisa ya wasanga yarakoze kwiherera cyangwa ahubwo ninjye wakoze oya ni we yabikoze oya nuyo oya ni wowe reka nkubaze ubu umaze imyaka ingahe mubyaranye muri Amerika ni imyaka 3 giye kukumenesha amabanga to imyaka 3 ubu waragiye uravuga ati njyewe ndiziritse nzongera gusubira i Kigali ngiye guhiga gahunda ariko subiza oya mane reka nkubwire urumva ceceka mbanze mbazo no mujama icyo kibazo mubajije imyaka 3 irashize oya ntago ishize ariko iranashize mu buryo bundi ariko nyine urumva ushaka kubaza ko mu myaka 3 nta muntu nta wundi muntu wa Biryogo Gatsata Kicukiro aho nawe no mu myaka 3 se yego ariko icyo nzi ko washinze icumu wundi ninjye warishinze riracyanashinze nta muntu wakomye ni gute wowe ni gute urabeshya reka munyomoze mbivuge no arambujije reka mureke ariko ngenda bivuga oya baretse umaye ruswa nari turebe ndayimo abandi bana aro nimero yanjye ni 078 nanjye umukobwa uri aho ngaha nyumve ntawe ruru wewe bimeze bite mu myaka 3 uziko nushabiryana mu myaka 3 ntago bibaho njye naragukotoreje be narabikoze kandi waranabimubwiye icyo cyiza ako mani ni gute umubebe ashobora kukubwira ati turakundana ariko ndumva umubiri wanjye ugahita uvuga ati genda wiyeranje ibyo bintu bibaho bibaho birashoboka bitewe nuko long distance abarimo long distance that's why nyine ushobora no gutuma nawe ubwawe umubwira ariko se shaka ukuntu wifashe kuko hari n'ubundi buryo yabikoramo akifasha ariko bugateza ibindi bibazo si yabikubwiye se ubundi kirazira kwikinisha ntago ari byiza kwikinisha ntago ari byiza ujya ubikora kare kagenda ntago nabikora ntabwo se yigeze kubikora wigeze ko byarabaye ariko nasanze atari byiza sinzi ufashwe haje gushya ubwo byari byagenze ute waricaye utekereza jama long distance uzi gufata telefone gutyo ukajya urebamo ifoto ukavuga ati ha hantu mana ukuntu bafata ukuguru kwa gatatu benyegeza harahiye abantu babyumve ni ugushyira urukwi mu ziko hatagira umuntu wumva ibindi bintu abantu baragoye erega ubundi imyumbati iratinda gushya iyo ushaka kurya umwumbati neza urategereza nyine kwa kundi barimo inkono iri aho ngaho mutetse noneho kwa kundi urimo gusimbiza wasubiza hasi agahita agufasha akenyegezamo n'ukuguru ntibagire ibindi bavuga nta bindi navuze nta bindi bavuze ariko mwana ngiye nshaka kuba ruru urasenga yego ndasenga shuwa so Adamu na Eva mu bakristo iyo bavuze ngo Adamu na Eva bariye ku rubuto rutuma tumenya ikibi n'icyiza bakavuga atari naho havuye ngo umugore
azajya abyara ababaye, umugabo arye yiyushye akuye. Bishatse kuvuga iki? no kubera nyine kiriya cyaha cyabayeho cy'ubusambanyi. None ko Adamu na Eva batasambanye, wowe ubwirwa n'iki kari cyaha cy'ubusambanyi? Oya, kubera ko Imana ishizeho igihano kingana gutyo, ngenda bireba ngasanga ari nkaho babikoze, kuko bireba bavuze ngo ryatunda ngo Imana yababujije, wowe ubyumva uti nta kintu wumvamo. Iriya nzoka yaboheje niyo yamanjije itangira ku mugore, irangije umugore araryoherwa aravuga ati ubwo umugabo aje reka ndebe ko kantu gafite. Urumva? None aravuga ati ngwino nkwereke. Bakagezeho noneho bahita bashiduka bibona gutyo. Noneho aravuga ati reka genda tujye gushaka imyenda. Umuyaga uratera ikibuye kirabakurikira babarahunze. Naho byahereye nyine icyaha kibi inkomoko ni naho cyavuye. Wumva araho cyavuye cyaha cy'ubusambanyi? Naho nta handi. None sibo Imana yatangiye kurema. Iyo batabikora twese tuba tubizi. Mbanza n'ubu ntaba ndi ku isi. Ubu uri he? Ndi mu nda y'Imana ntararemwa. Umurongo wa Bibiliya wibuka hafi n'uwuhe? Zaburi igice 70 ku murongo wa mbere kugeza kuri 5. Haravuga ngo Uwiteka atebuka untabare. Mana atebuka unkize. Abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni, bamwarwe basubizwe inyuma. Abagenda bavuga ngo hahaha. Ku murongo wa 4 none ndabyibagiwe aho ngaho gusa muzahasome hazabafasha. Kubera iki ariho wafashe? Nahafashemo kubera ko hantera imbaraga nyinshi cyane. Iyo mpafashe nkahasoma mba mbona yuko mfitemo imbaraga zo kwirukana abanzi banjye ibyo baba banyifuriza bibi. Kandi niyo bamvuze nabi mba numva nishimye kuko baba bari kumpa imigisha. Ubundi baravuga ngo sengera umwanzi wawe kugira abone ibyiza Imana yaguteguriye biri imbere. Jessica wa mipango. Numumbazeho bamwita Jay, reka tunamusuhuze. Jessica wa mipango Kasuku Media, umugabo wakoze umunwa umwami w'abagore. Ninde kuri wowe? Nishiti bisanzwe tumubona gutyo. Umufata ute? Mufata nk'uwo mwami w'abo bagore biwe tu. Ngiye ntari mariko. Ariko uramwemera? Maybe nka 20%. Kubera icyo ari 20? Hari byinshi by'ububesha akoresha bitahesha agaciro abantu. Nanjye ubwanjye yarankotoreje. Ariko ntago abyibuka. Yari cano ya mbere ya kera. Arankotoreza neza abantu birangira tutangiye kuvugana, ariko ejo bundi nibwo nafunguye Instagram nshyashya ya Ruru Icyo 250. Nibwo naje kumuforowinga tuza kuba inshuti, ariko ntago yibuka ko ari ngewe yabikoreye. Ariko nibisanzwe tubire ni showbiz yo mu muhanda tu. Ni showbiz yaho ngaho kuko. Ni showbiz yiwe tu. Uko ayikora ngenda yakira. Urayakira. Babalao. The cat ndamukunda ndanamwemera. Ibyo yakora byose ngiye hari igihe mbizuminga nkabona afite nka 80%. Umufata nk'iki muri no showbiz yacu? Wowe uri mu diaspora nawe ni mu diaspora, so umufata nk'iki muri no showbiz yacu? Yamufata nk'umuntu ufasha abantu kugira ngo batwike iyo Instagram ye, ariko ukongera ugasanga afasha abantu kandi. Mu buhe buryo? Hari ukuntu ushobora nko kumutura ikibazo akaba yagihagararira akakwereka ukuri kwiwaho kuri. Yes, mwakoze kubana nanjye. Gira ubutumwa watanga wahereza abantu muri rusange ubundi dusoze. Inshuti zawe. Abantu bose bo mu Rwanda ndabashuhuje, cyane cyane Dadivi ahantu uri hose ndagushuhuje. Joseph ndagushuhuje. Ese ubu ngubu ntago nabavuga bose ngo mbarangize. Ba Karufani, ba Dehiro, mbese baraperi bose, R&B, Afrobeat bose ndabasuhuje. Ubutumwa
Betray Bushari Betray Abdelkader Ikimaster Trizi bose ndabashuje cyane. Ubutumwa nabaha no gukomeza gusigasira umuziki nyarwanda kugira ngo utere imbere, no ku bakinyi ba filime bagomba gushyiramo imbaraga, ku bantu bakina comedy bagashyiramo imbaraga, kuko twebwe turi hariya nitwe tuba tubashyigikiye cyane kurusha uko hano biba bimeze. Akabazo se ngiye kukubaza uremeranye kubaza wagiketse ntari bimbaza wagiketse abantu benshi bagiye bavuga ati Lulu uyu munsi uri kumwe n'umugabo mwabyaranye niko mwita, ariko abantu benshi bagiye bavuga ati Lulu ni umurezibiyene. Uyu munsi kandi nawe ugatwika ati ndiwe, kubera icyo watwikaga muri buriya buryo byarigeze kuba none se mvuga ibitarabaye. Kagenda nawe arabizi. Nawe arabizi wigeze kuba umurezibiyene? Yego byarabaye. Kubera iki wabigiyemo? Ni bwa buryo bwo kudashaka abagabo ngo bakumenyere, noneho ukavuga ati reka njye nifatira umuntu nyine w'umukobwa mbere zibiyane tubirangire, ukicarana nawe ukigumira ukumva nyine wishimishije mu buryo bwo kuba uri hafi n'umuntu. Aho muri Amerika ariko muri Amerika. Hano mu Rwanda oya mu Rwanda nta bintu nigeze nkora nk'ibyo. Bivuge numva. Bivuge. Umuntu witwa Jokes muhuriye kuki? Jokes twarateretanye yego, ariko ntago turahura ngo ibyo bintu bibe. Mwarateretanye gutya tubisanze kuri mubonana cyangwa mutabona? Kuri IG video call, kuri WhatsApp, hano hose twaraganira, ariko ibintu nk'ibyo byo kuvuga ngo byarabaye nta byabaye kuko ntago turanahura. Ntago murahura. Abantu bumve ko Jokes ni kagatwiko cyangwa se nubwo byanabayeho ko ari uguteretana mutanaziranye. Ako kantu gasobanuke. Ntibagire ngo ntibazane bya hari abantu bajyaga babyibazaho ntibavuge ngo Jokes oya Jokes respect turakubaha mu gukina filimi zawe, courage kandi ni n'umukobwa mwiza, ni cyuki ameze neza. Imana ikomeze nanamurinde. Rero nawe wakoze kubana natwe, namwe murakoze. muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagiyeyo ukigereyo bwa mbere ni igiki cyakugoye? Ikintu cyangoye cya mbere ni Icyongereza tu kuko ntago nari bwakimenye. Nicyo kintu cyangoye, ubundi ibindi byose nibisanzwe. Umujama guterese muri Amerika yakubwira ihe jambo ritandukanye n'iryo shira wawe yakubwiye? Nabirenze. Niko yakubwiye? Byose ni byabinda I love you twazimenyereye gutyo. Ndagukunda se. Uyifata utayilo? Njye nyifata. Oya hari amagambo yandi ajya mbwira y'urukundo arenze iyo I love you urumva, ariko bari bavuga ngo I love you buri mwanya nakabwa waza na gutya nshobora kuza I love this nkongera nkakajugunya. Bose umva hari icyo byaba bimaze. Oya uri umwana mubi. Yes, mwakoze kubana natwe. Imana ikomeze kubarinda kandi mukomeze mukundana. Imana izabashyigikire cyane 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 cyane. Nunagenda twifuriza urugendo rwiza. Wa mugani wa Skyto Safe Janet Skyto aho uri hose ngo peace ngo Safa Jet ngo ni Safa Janet wallahi Skyto. Yes, rero mwakoze kubana natwe. Nshimira abakunzi ba BigTown TV, mwarakoze. My name is Emmy. Imana ibarinde. Murakoze namwe.